Pome ya mbere iminsi 7 ni pome duheke dutatu twa tungurusumu na karoti iminsi 7. Kabiri nyonyo indimu akayiko gato kubuki nibiko biryo mufuta yuhagari iminsi 7. Gatatu inanasi papayi avoka tomate iminsi 7. Kane ibiko bitanu by'ingano zinitse nibiko bibiri by'imboga za persile nibiko bitatu by'ubunyobwa iminsi 7 mu gitondo. Iyi gahunda y'uko kwezi birahagije guhera ku musatsi ukagera kurwara umubiri wawe ushize ku murongo. Ikintu wabuvuye inanasi ipapayi avoka na tomate. Inanasi ipapayi avoka na tomate iyo biriwe nabyo bigakoreshwa iminsi 7. Ibara ry'umuhondo riri muri papayi, umweru w'ikijuju uri mu inanasi, icyatsi kibisi kiri muri avoka n'umweru, n'umutuku uri muri tomate. Iyo bihuriye mu muntu bitangira rimwe abasirikari n'amaraso, maze yarangiza umuntu mu buzima ntajya apfa gushotoreka. Buriya biraruhije kugira ngo umuntu akubwire kuri ikintu wowe kubacyo. Ubwira umuntu uti wakigoryiwe ukabona afunze amakofa kwe mushati arabihakanye ati wo mubagito yaguhaga n'amazi akayareka ari kwihakanira. Ubwo abaye iki? Abaye cyakindi. Abandi bafite ubwenge iyo umwisi ikintu akora ibintu bitatu: yirinda kubacyo, akagenzura ko ari cyo, agashaka impamvu aho wahereye kugira ngo nasanga ari byo akosore, nasanga atari byo akwirinde. Urumva neza? Nasanga atokore aho wahereye akureho. Uko niko abanyabwenge babo. Avoka ikabarirwa mu kintu bita anti stress. Ntabwo bene abo bazana imirimo myinshi ngo bahangayike. Imirimo ntibayirutisha amasaha, ahubwo afata imirimo ihwanye n'amasaha afite. Niyo ifite amasaha afite agakoresha imbaraga yaramukanye, yarangiza ubwo bigatuma ibyanze afata ibintu bitatu bikomeye cyane bikorwa rimwe. Kurera igishoboka ngo bikore bwango, ikidashoboka kugikuramo vuba no kubipima ku munzani byombi. Abo no mikorere y'abanyabwenge. Hano ngo munyumvishije. Hari gatitaba tubabwira nkuko gutwara bisomye ukabona wowe bya ubitayaho, ariko mperutse kuganira n'umuntu ndagira ngo ndi kumwe na Benwa waraza kubyibuka. N'umuntu bibye barya mu buryo n'abatazi. Hari abatunze telefone ngo bagire ngo baramutse, hakaba n'abazitunza ari igikoresho. Murabyumva? We yari afite telefone igurira amadolari 900, ubwo ni hafi 800. Barayimiba. Igihe namubazaga ndetse wihanganye ko batubwiye ko telefone yawe bayivye, ati ndi ku yindi migabane nakurikije imbigisho bigishije nsanga barigishe ngo abanyabwenge ntibatinda ku kidashoboka. Ati rero byamfashije sinongeye gusubira mu buzima bw'igihe ntari nyifite, nsanga ari ibintu bimenyerewe. Iyo abantu ari abanyabwenge ukabona ikintu kidashoboka tuhatinda, iyo ubonye gishoboka ukoresha umwete wawe wose. Umurimo w'ubwenge ni ukubishyira ku munzani byose ngo urebe bishoboka n'ibitaha. Kuko ntabwo ntegereje kuzongeraho santimetero 20. Ibyo rero ntabwo ndibuje nicara nisumukuruza ngo ndebe ko byagize bite. Byararangiye. Ikidashoboka avoka naho gushyira ikakubwira ngo bana nibigize bite. Nibishoboka ibikunaniye bicumburiye ejo aho kwifata kwitangira itama wibaza uko zabicumburiye ejo. Inanasi igabanya indurwe zishaje mu gifu, kuko igifu yo cyashyushye kubeshya ntibinanirana. Nahoze nibuka mu bitabo nyansoma hari ubwo twizera ngo cyangwa ngo hari imvururu, hari amahane mu itorero, yarangiza ibintu ntibimeze neza. Wajya gusoma mu bitabo ngo mu gifu haratuza, mu itorero ntabwo hatuza. Ubwo intambara iri hehe? Uko abantu bapakiza mu ibiryo niko bapakiza amafuti mu bwenge. Yaba ngo bavuze ngo babaye ndesi tibamenya gufata imyanzuro ngo kandi ngo crime gukiranirwa ntibagora, aho bavuze ngo no kubeshya biraborohera. None umuntu yatangira yaba adatinye ko avuze kitari cyo, yarangiza ugahangayika ngo yakubeshye. Ndatambutse ibyo ku ngingo ya 4. Ubukozi kumwe ndabumfurangije ni biko bitanu by'ingano zinitse
ni ibiyiko bibiri by'imboga za persile, ni ibiyiko bitatu by'ubunyobwa. Birigwa mu gitondo ntabwo birigwa nimugoroba. Bino bintu byo haruguru bishobora kuribwa na mu gitondo cyangwa nimugoroba, ariko bino byo birigwa mu gitondo. Ndasubiramo, ni ibiyiko bitanu by'ingano, ni ibiyiko bibiri by'imboga za persile, ni ibiyiko bitatu by'ubunyobwa. Ntabwo ari by'urubwirirwe. Uramutse ubyiririwe ukihangana ukavuga uti wagifuwe none ndashaka ngo byiririrwe, abafite uruhara rwihuta rwahagarara. Murankurikiranye? Abantu bose bahuzwe baramutse babiriye bari konsa, umwana ntabwo yazagwara igicura amaze kuba mukuru. Ababyara indahekana yarangiza abana babo bagacuka ari bato, ntabwo bazagwara amagufa bamaze kugera mu bugimbi. Ibi ngibi nibyo bitunganya imisemburo ngengamubiri, byo bita hormone, yarangiza bikaba ku rugero maze umuntu ntasaze imburagihe. Gahunda y'imyororokere niba ishobora kujya ku murongo wabigenewe. Aba bene aba babiriye inda ntizikunda gucika. Aya magufa ari kwegerana bitewe n'intembi dufite mu ntoki zingana nk'inzoka zitarikiriza ziri mu ntoki ngo yeme, amagufa ntabwo yakongera kwegerana. Icyo ni ikiribwa. Ubwo gahunda y'ukwezi ndayirangije. Ndasubiramo rero. Pome ya mbere y'iminsi 7 ni pome duheke dutatu twa tungurusumu na karoti iminsi 7. Kabiri nyonyo, indimu, akayiko gato k'ubuki n'ibiko biryo mufite yuhagari iminsi 7. Gatatu inanasi, ipapayi, avoka, tomate iminsi 7. Kane ibiko bitanu by'ingano zinitse n'ibiko bibiri by'imboga za persile n'ibiko bitatu by'ubunyobwa iminsi 7 mu gitondo. Iyi gahunda y'uku kwezi birahagije guhera ku musatsi ukagera kurwara, umubiri wawe ushize ku murongo. Ikintu waba uvuye nicyo bita bajya bita ni systeme glandulaire, ni urusobe rw'imvubura. Kugira ngo umubiri w'umuntu ukore neza biterwa n'izo mvubura ziba ziri mu bwoko burindwi ku muntu wese. None iyi mirire wayirya yakwibuka ubwenge bwe buri ku gihe, yakwibuka ubuzima bwe buri ku gihe, yakwibuka umugongo warakize, yakwibuka yituma neza, yatuma amaso yareba neza, yajya kwibuka agasanga atakigwara ibinya. Iyi gahunda muri kureba katurebe wenda kuri izo maze kuvuga abajya bumva hari ubuzima bafite. Saba abandi bo ati ntabwo dushira hejuru ahubwo bazabitwandikira akimuhana kazi imvura ihise. Kuko hora mujya mutegereza ngo muzabikorerwa bizagira bite. Impamvu bakurije bita edikere masse nibyo bivuze. Ntabwo havuze ngo bazavura umuntu wese wameye ubugorozi, ahubwo havuze ngo hazigishwa umuntu wese wameye ubugorozi bwo kwivura. Mwakurikiranye neza. Kuko ntabwo naraye hangaha naraye i Kigali, ariko nagiye kuvayo mwabonye igihe nagereye hangaha, ariko navuyeyo maze kuvura umuntu uvuye Rwamagana. Arasa muri kwibanga ngo yaryamiriye none. Ubu ninjya gufungura telefone izi nini ntoya ndaba mfite ubutumwa butari bwo bungana, ariko nubwo bize bike ubwo hari kuri hasi n'ahataha akwiriye kubimenya wakamenya ko agira ati ko yigira.